twishimiye kwakira umukozi w'Imana uje mu giterane cya Family Connection kirimo kibera Foursquare City Light Church. Rero nagira ngo wibwire abantu hanyuma ubabwire uko igiterane waje kwiteguye. Urakoze, nitwa Pastor Senga Emmanuel. Nje mu giterane nk'uko bivuze kuri Foursquare cyatangiye ku wa mbere, ntabwo ari uyu munsi gitangiye. Ku wa mbere twagize ibihe byiza, nabashe gukurikira nubwo nkari mari na Pastor Bishop Masengo. Uyu munsi rero turakomeza kuzageza ku cyumweru. Ndizera ko tuzagira ibihe byiza byo kongera kwibukiranya ku muryango n'agaciro kawo, nuko Imana iwushaka, nuko uhagaze muri ibi bihe, nicyo twakora kugira ngo umuryango urushaho kuba mwiza. Turebeye muri perspective y'Imana ya Bibiliya, uko Imana ibona umuryango, uko iwushaka muri ibi bihe. Pastor, murakoze cyane, ariko hari akabazo kamwe nari mfite. Abantu bazi Pastor Emmanuel Senga ni umuntu bazi ukunda kubwiriza cyane ku bintu by'imiryango. Watubwiraho gato ku uwo mutwaro ugira hejuru y'umuryango? Ndakubwira iki se, umuryango nuko wari uw'agaciro. Bishop yabivuzeho ku wa mbere, yongera kutwibutsa ko institution cyangwa se urwego rw'umuryango ari urwego Imana yashinze ubwarwo. Hari inzego ebyiri Imana yatangije zitirirwa y'ubwayo. Icya mbere ni umuryango, icya kabiri ni itorero. Kandi itorero ubwaryo ni umuryango w'Imana. Ku bw'ibyo rero ufite agaciro, ni ishingiro rya buri kimwe cyose. Abantu bose babaho bataha mu muryango, abantu bose babaho bakomoka mu muryango. Umuryango rero ni uw'agaciro. Umutwaro, nibaza ko iyo tuvuze umutwaro ubwo twira ko tubigize binini cyane, ariko ni ikintu twakagombye kongera kubaka, tukagishyiraho agaciro, kuko isi ninasenyuka ihera mu muryango buke. Ikintu cyose gisenyuka gihera mu muryango. Ibikomere twagiye mu muryango biragora ko bikira, usanga tubinajyana bikaba uruhererekane. Rimwe na rimwe ugasanga nibyo byahindutse icyo bita karande, ariko mu by'ukuri byaratangiye ari ibikomere, kagenda bikora buhoro buhoro. Murakoze cyane rero, abandi baze ku mugoroba. Urakoze, reka mbonereho rwose gutumira abandi, abashoboye kuboneka baze tubane, abatabishoboye batari hafi baze gukurikira. Imana yatanze ikoranabuhanga ntako bisa. Hanyuma munyemerere mbonere hari natumire n'abanyarwanda muri Rwanda Shima Imana. Nimugoroba tuzajya muri Rwanda Shima Imana, tuzahure twese kuri stade Amahoro ku cyumweru, kandi dushimira Imana. Tariki 29 tuzagira ibihe byiza. Murakoze cyane. Twongera kugaruka hano uriyungutse, kongera kugaruka mu rugo. Njyewe nza mu rugo kenshi, mu by'ukuri ndiyumva neza, nta gihe na kimwe umuntu yageze muhira twumva neza. Ni wa muryango twavugaga, yonyine turi kuvuga Ikinyarwanda, twumva bimeze neza. Uyu munsi uri mu bapasiteri twavuga ngo bakunzwe cyane. Uyu munsi yumva gute ko kubona abantu bose bumva bashaka kumva Senga? Ntabwo mbizi nibo bizi, ibyo simbizi neza. Ntabwo nzi neza ko abantu bose bagukunda, biba ari uko nguko Imana yihererwa icyubahiro. Ariko uretse ko dukunda no kubyibeshyaho cyane, nta gipimo gipima ko abantu bagukunda bashaka kukumva. Ibyo bintu nanga ko bitushuka, katubeshya ko twagize ikindi tubaho. Kristo ni wenyine umusitari w'iteka ryose, uzwi iteka ryose. Uyu munsi urubyiruko n'iki wababwira muri iki gitaramo? Nuko rwakira Yesu, ukamenya Yesu, ukaba muri Yesu, ukiyegurira Yesu, nta kiruta icyo, ugashora imizi muri Yesu. Nkabibutsa kandi ko iteka ryose azahoraho urubyiruko. Natwe turi urubyiruko, twibwiraga ko ibihe byacu ari byo bibi. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nta ngoma n'imwe ibura bubu. Bashobora kuvuga ngo ni iby'imiryango. Ese kuri bo n'iki wababwira? Kandi n'abahubwo ari bo bakwiye kuza, nyabura ari bo baba mu muryango. Ntabwo umuryango ari umugabo n'umugore, ni umugabo n'umugore n'umwana n'undi wese ukeneye gutangiza umuryango. Niyo yaba yaragiye muri geto, aba yitegura gushinga umuryango, kandi nawe muri geto arahaba kuko yahavuye mu muryango. Turi mu muryango mugari w'Abanyarwanda, turi mu muryango cyo bita sosiyete, umuryango mugari w'Abanyarwanda, umuryango mugari w'itorero, umuryango mugari tuvukamo. Twese tugira umuryango. Ubwo rero nakwifuza ko baza mu muryango bakiga inyigisho. Ndabizi neza ko ibyo twiga nabo bibagirira umumaro. Uyu munsi Bishop Masengo asobanuye iki kuri wowe? Ni umukozi w'Imana, umwe mu bakozi b'Imana u Rwanda rufite, bari gukorera Imana muri iki gihe. Umuyobozi mukuru wa Foursquare, nibaza ko ari ibyo ngibyo.
aguhamagara kumutumira yego wabyiyumvishe ute? narabinezererewe niyo mpamvu naje nakina byakiriye nk'icyubahiro umugisha aho narindi urumva nawe si hari hafi icyo bisaba ntago ari gito umwanya ibyo byose mbiha agaciro kandi nkabibonamo guca bugufi kubahana kwemerana gushyira imbere ubwami bw'Imana n'inyungu yabwo. Uyu munsi uje ari ibyago bagize n'icyo wabasha kumubwira uyu munsi n'umuryango? Nabashije kohereza message Apotre Christophe ya condoléance imubwira ngo pole mukomeze kandi ngira ngo ndabizi neza ko yiringira ko bapfuye bazazuka. Ibyo nibyo nicyo gikomeza umutima ariko kandi uretse n'ibyo umuntu muri iki gihe akeneye gukomezwa akeneye kuvuga ngo komera humura kuri wenyine yaba rero Christophe yaba Bishop Masengo ndabizi neza ko bakomereye mu mwami nababwira aya magambo n'ubundi dukomezanye tumarane ishimwe barukubwirana aya magambo ko abapfuye bazazuka ko natwe tubize neza ko tuzasanga abizeye umwami wacu kandi abizi ko umubyeyi wabo yizeraga nicyo nababwira nicyo kiduhumuriza umutima. Tugushimire cyane. Urakoze. Batoya barimo bakora mu gihe cyabo barimo bakora mu mbaraga kandi bavuga ijambo y'umwimerere bavuga Kristo uko agomba kuvuga. Uyu munsi iki giterane kitangiye muri Foursquare ni iki wabwira urubyiruko cyane cyane rutarashaka? Iki giterane cy'imiryango ubundi umuryango buri muntu wese aba mu muryango, buri muntu wese yavukiye mu muryango, buri muntu wese ataha mu muryango, buri muntu wese abarirwa mu muryango. Urubyiruko rero ni igihe cyiza cyo gutegura imiryango, utegura ikintu utarakijyamo wakijyamo ntutungurwe. Ubu rero izi nyigisho n'ibi bihe tugira byo gusengera umuryango ni ibihe tuba dutegura urubyiruko. Bishop kuki mu bavugabutumwa benshi wahisemo Pastor Emmanuel Nsenga ku bintu bijyanye n'imiryango? Buriya buri muntu afite umuhamagaro, buri muntu afite umutwaro, buri muntu afite n'umwihariko. Kuri Pastor Nsenga umuryango ni imwe muri teme tumuziho kandi avuga neza kandi yahawe, so kumutekereza nuko nyine tumuzi yuko Imana yabimuhaye. Yego. Murakoze cyane Bishop, turabashimiye. Yego murakoze. Ubwo ngubwo niki wabwira abanyarwanda? Amagambo abiri tuze kubana muri iki giterane harimo n'ijoro ry'ubusabane ku wa gatanu, ariko cyane cyane tuzabane twese kuri Stade Amahoro muri Rwanda Shima Imana. Ni ku cyumweru tariki 29 kuri Stade Amahoro kuva saa 5 imiryango izabifunguye. Watwibutsaho gatoya amasaha y'igiterane igihe kiri gutangirira? Igiterane mu kanya turatangira saa 9 hariya kuri Foursquare. N'ejo dufite amateraniro nimugoroba saa 10. Ku wa gatanu tuzagira ijoro ry'ubusabane. Ku wa gatandatu nimugoroba saa 11 tuzagira agape nanone y'amakupure aho abantu bazaba baganira babaza ibibazo basubizwa batanga ubuhamya. Murakoze cyane Bishop. Murakoze namwe. Turabashimiye cyane. Murakoze namwe. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Muririmbira Uwiteka. Yego, hari abambona bacanye amatoroshi, nawe wabikora. Tugira ibiganza gutya twese, wacana itoroshi yawe nawe telefone yawe ko Imana yazanye urumuri mu gihugu cyacu. That's prophetic. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya. Hallelujah. Imana tuzaniye umucyo mu gihugu cyacu.